bambajije kandi ejo hari abantu babimenye ntabwo rwose ari ikinyoma. Ejo Imana yarokoye ubuzima bwanjye kandi ikiza amagara yanjye. Ejo mwarumvise ko napfuye cyangwa se nishe cyangwa se hari abantu bafunze banzira. Mu busanzwe ejo ku munsi w'ejo nta n'inkuru twakoze, ariko ijoro ry'ejo hahise atari iri ngiri twaraye turwana n'imbonerakure mu mujyi wa Kigali, baduhiga tubahiga. Hano rero ndibanda ku bashatse kunyica bampora ubutumwa bwiza twamamaza hano bwa Kristo. Ndanagaruka kuri ya kudeta Neva, hano ndagushyiriramo akavideo uze kwihangana. Neva nawe yamaze gukofirima ko kudeta yari yateguwe, yabiyamye nyine abacira amarenga. Nawe nuza kukumviriza uraza gusanga yababuriye, kuko yivugiye ubwiwe aravuga ngo njyewe perezida, abantu bagambanira bashaka gutera kudeta, gutembagaza inzego cyangwa se ubutegetsi, ngo bazahanwa by'intangarugero. Nari nababwira uruhigi rwatangiye. N'ibyo bintu bibiri ngiye kugarukaho. Cyakora hari ubuhanuzi Imana yampaye mu ijambo. Ubu buhanuzi rwose Imana yambwiye abadamu, yenda se ndibuvugemo amazina hano, igiye guhagurutsa mu bumuga, n'abagabo n'abasore. Ariko byo ni mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana. Rero ubwo buhanuzi namwe mube maso muze kwiyumva, kuko hari ubutumwa Imana yampaye, yambwiye ibyo mugomba gukora. Kandi muri uku kwezi kwa 11 ni mwebwe Imana igeze ibwira Ahabu, umuhanuzi abwira Ahabu ngo ni wowe uri butabare imbere. Na hano rero nabavuza amazina uko Imana yabambwiye, mwese lisiti Imana yayimpaye inshuti yanjye. Mu gice cya kabiri rero muriyumva n'ibikorwa mugiye kuzakora muri uku kwezi, ubundi bisigaye umwami aduhezagirane. Reka rero tudugire ko dushimira Imana ejo yabashije kuturokora. Hari umumama umwe wamamagaye, amamagara ambwira ngo ari Ngozi, ngo afite umwana urwaye, ngo arifuza ko namusengera. Arambarira ngo mu Bugesera urahazi? Ntiyego. Najyaga mpanyura, nkanyura mu Kirundo nkakomeza nerekeje i Bujumbura. Ati ririya barabara urarizi? Ndarizi. Nashakaga rero duhurire ku mupaka wanyu usengerera umwana. Ngo ariko umugabo wanjye ni indongozi, kumpa uruhushya rwo kuza mu Rwanda biragoye no kubonana nawe. None se urumva byagenda gute? Ati naza nkashakisha ukuntu twahurira ku mupaka wa Kirundo, hama tugasengana, ukasengerera umwana agakira. Nakurikiranye ubutumwa, ibiganiro byawe, ndi umurondikazi intamena. Akazayiheza mu mutego mw'abantu kugira ngo njye kuraraserera nirukanka. Ubwo ndamubwira nti ntacyo, reka mbanze mbisengere, mbaze Imana iby'urwo rugendo n'iby'iyo invitation umpaye, hama nayiheze. Ngo ntugire ingorane, ngo ko nanjye se sanzwe ndi umupentekoste kuri misiyoni ya Kirundo. Niba ari yarambwiye misiyoni, niba ari ububwiriza hagati aho ngaho, ariko numva ko ari umupentekoste. Ngo ndakuzi usengana na Rameki kuri misiyoni ya Ntahangwa, ndakuzi mu Ijabe. Donc agenda mpahantu, kumbi yagiye akurikirana urugendo rwanjye, amakuru yose yari afite. Nibyo nyene amare. Rero uyu mupfasoni w'umurundi nza kumva ruvarambwe ngo noneho ngo nagukatishiriza tike ukaza tukahahurira. Nta ngorane. Noneho haciyemo akandi kanya arambwira ngo ariko ahantu heza numva twahurira nisanzuye, twahurira ku mupaka w'Akanyaru. Ubwo Akanyaru ni mu majyepfo, hano ni mu burasirazuba, unyuriye i Butare. Ngo niho hantu twisanzuye. Nabyo nta ngorane. Ariko Imana ikaba yanyeretse abantu 6 bari kufata, ngo mbona bamwe bafashe amaguru, abandi bafashe amaboko, abandi bari kufunga umunwa. Ariko sinabona bambaye zira mpuzu z'imbonera kure, sinanabona ibindi ariko mbona ngo nafashwe.
ariko mbona byarangiye ngo mpawe imbaraga nka zirya za Samusoni, ngo mbona imigozi iraturagura iracitse, ngo mbona ndabatsinze bose. Mu mutima ndavuga intamena, kuva itsinzi ibonetse turwanaho ni kama kawaida, n'ubundi turwana avame d'après-midi AM na PM na AM, ubwo mpamenya ko ijoro amanywa hose ni mu ngwano, kuko dufashe igihe mu ntambara. Uyu mumama rero nabwo aragenda arishyura arambwira ngo nakatishije kuri volcano igera ku Kanyaru mu mazina yawe. Nti sawa. Nanjye baza umuntu ukora muri volcano intese, ni sawa. Uyu muntu witwa Marite Habiyambere ubonye tike bayiguze? Hati tike bayiguze. Wa mumama kubera ibyo bintu nge nari nabonye nanzi kubimubwira, mpita fata umwanya ndavuga inti okay, ntabwo nkije habonetse indi mpamvu. Wowe wambwiye ko ufite ubushobozi kandi uri umukristo, uzashaka umwanya uze duhura uwundi munsi jewe buno byanze. Kandi nabwo nibukukundira uzazi Kigali kuza ku Kanyaru, nasanze kuri bwambuke nkajya Burundi kuza gusengera mu Rwanda ku Kanyaru. Ntibyo bintu numvishije nta rutonde nta murongo bifite, ko ashaka nyine asa n'umpumurije yenda nihuse ngo humura ngo nta ngorane, ngo nta ngorane. Tumaze iminsi tuvugana hafi ukwezi kose. Hari abantu twavuganye ndababwira nti ngiye gufata amasengesho ejo. Hari abambuze mu isengesho riri a distance, naho narindi nejo bundi. Amasengesho rero nkiyarangiza ku munsi waheze w'ejo bundi, Imana irambwira ngo nkugabije imbonera kure. Sanga jewe ntaho mpuriye nazo. Kumbi abajama barinjiye mu Rwanda, ariko Imana iza kumbwira ngo ntugire icyo batwara na kimwe, ntunabafungishe. Ndabishaka ndabibura vrema. Umuntu rero ampamagara ngo uri he? Ndi Kacyiru hano hafi ya polisi. Ngo ndi wa mumama mwavuganaga, sanga afite MTN cyangwa se nimero y'inyarwanda y'82. Ngo ndi wa mumama mwavuganaga, buno ndi muri gare ya Nyabugogo, nageze mu Rwanda, nagira ngo undangire cyangwa unyobore ndeko nagutora ufashiriza umwana ararembye. Ndamubaza uri niki? Wateze bisi? Waje n'imodoka gwawe? Uri na motari cyangwa se moto? Uri taxi vatiri? Habari. Arambwira ngo ari n'imodoka yiwe iriho plaque y'indundi. Yego. Mpamagara abantu bageze muri 4 bishiti zanjye bakiri abasore, harimo n'umwe w'umumotari. Ndababwira inti rero muze mufashe iyi operasiyo karundura, tugiye gufata abantu kandi rwose nta n'umwe uri buducike. Noneho rero maze kubabona, afata imodoka, sinicara imbere nicara inyuma. Imbere hajya utwaye, inyuma ndicara. Ni ivatiri, imodoka ntoya nyine namwe murazizi, kandi ndi mu modoka ikururira imbere gusa. Ndavuga nibyo ari byose nawe ndakeka ko imodoka arimo ikururira imbere kubazi by'imodoka. Sawa, ubwo ndaza turagenda ndamurangira imisanga kuri alimentation n'iyi mpite nkujyana mu rugo ahomba. Ariko mu by'ukuri ntaho nari kumujyana, nta naho nateganyaga, nta naho nteganya. Kereka ari Imana yambwiye ngo umushyitsi mwakire mu rugo rwawe, wehoho nzakwakira nta ngorane, ni gutereraho ikidohodo. Rero nza kwicuma, ubwo turavugana ndagenda nihuse n'umushoferi tumutanga hahandi. Nkimara kuhagera ndabubwira intugeze, ati nambutse hano ku Kinamba wa muhanda uri hejuru y'uwundi. Nti sawa. Ubwo nibarabara we yavugaga ni Gomezusi. Araza azamutse hano Kacyiru nyine, ariko uzamuka mu ibarabara. Nti imodoka yawe imiziti kugira ngo utandengana. Ndi mu cyapa iki n'iki nimero iyi n'iyi. Ati sawa, imodoka irahagera, ariko iparika muri kote yo hakuye.
noneho je rero ntabwo narindi muri icyo cyapa, ahubwo narindi munsi ya etage ihegereye. Ngiro turi kumwe ntizamura ibirahure byose by'imodoka, ibiyo nyine arabyugara. Amare kubyugara ni ibintu bitwengeje ariko binababaje. Noneho wa muntu ndamubaza nti ni wowe uparitsaho? Nanjye mubwira indi modoka itari yanjye, ni nanjye ndi muri iyo modoka uri kubona imbere yawe. Ati ni wowe se uri imbere ambaye agapfukamunwa n'ingofero? Nti cyane rwose. Okay. Ati noneho reka mvemo. Nti mbona hasohotse umugabo wambaye agapfukamunwa na rwa rubora rw'amaso, hari mu ijoro hafi saa 4:00. Noneho ubwo mbona n'ibikweto birebire bifungiwemo ngaha. Ndavuga ino n'umugabo rwose, iri ni ryayerekwa, ni za nzozi zisohoye. Sawa, ndakwiteguye. Nanjye fata undi muntu napanze muri babantu bane turi kumwe, ndavuga nisohoka witaba telefone, ntabwo nzi uretse kuri kamera ambona, kuko hano hari igihe nza nk'iyo narwaye amaso nkakoresha rinete cyangwa se, ariko ibyo nta nicyo bintwaye, nta n'agapfukamunwa nkunda kwambara. Noneho mare rero mbwira umuntu turi kumwe nanjye nti ngaho sohoka, ugende witaba telefone umubwira ngo uri he, ndi gusohoka uvuga buke buke mu ntambwe ngufiya. Sanga ndi kuvugana no mu mama, mbona imodoka ivuyemo umugabo umeze uko. Navuga ntaha ni sawa, fata undi muntu nanone twari kumwe ubwo wa kabiri, nari namusohoye kare, ndamubwira nawe kuri message nti turi kuvugana, zenguruka iriya modoka ushakisha ukukuramo imyuka cyangwa se ipepo mu mapine y'inyuma. Ntacyo fagitire yabyo ndabyishyura, niba atari nayo ikintu cyose kiri bube ndacyishyura. Naribu niza ndayereka cyangwa polisi imbere ku muntu twavuganaga, ibyo twavuganaga mpamya ko urubanza rwanjye ruraba rwumvikana. Ariko Imana yambwiye ko aba bantu ntari gukora ibara, kuko ntacyo bimaze nyine. Sorry, ariko nanone biranakimaze. Mbwira undi nti nawe nari naguze ibipirizo bira binini, ndabubira nti noneho nawe uze kugenda hafi ya kiriya cyapa, koko hari mu ijoro, ujye inyuma yacyo ufate ibipirizo bibiri, ndibukubwire tupange, ninza kuguha ka message ubituritse. Aba bantu tureba kabo. Wa muntu wasohotse ari umwe wambaye ikimaske cy'ikipira, hasohokamo n'undi, kuko nabonye abantu batatu basohoka mu modoka, hasigaramo wa mama twavuganaga. None ko ndeba imodoka umbwiye havuyemo abagabo, ariko mugabo nkaba ntari kubona umumama turi kuvugana. Ngo ni basaza banjye, ngo na muramu wanjye, ngo n'umwarimu ushinzwe ububwirizwa ku ishengero, ngo twazanye mwarimu nyine. Okay, ngo ndaje nanjye ndimo ndategura umwana mu muduga sohoke nzi. Noneho ngiye kubona mbona wa musore wije yanasohoye mbere kuri telefone, bamuteruye mu mikandara bamufashe mashinguku. Noneho rero koko telefone n'ubundi zari ziriho nazikonegise zose, n'ubundi ubwo urumva twari twabishyizeho biri ngombwa. Bimare rero numva bari kumubwira ngo ibintu uvuga n'ibintu uhora uvuga bimwe nakubwiraga, mbona batangiye kumupfuka umunwa, guterura amaguru, gukuba bakubeta. Mbwira wa mupfasoni ntari ko abantu mwazanye nimbonera kure n'abasirikari niko bari kufata. Ngo none se bari kugufata ukavugira kuri telefone bagufashe? Mitavuga intishanti ni mubarase. Wa muntu barakubise ko n'igipirizo bakubise n'ikindi mu yindi minota nk'itatu, ba bantu bavamo bariruka, undi nawe afungura kwipine kari akantu inkondo yo kwipine, ipepi ivamo kwipine y'inyuma, kuko imodoka ikururira imbere. Ufunguye ipepu, sorry, yafunguye kwipine y'imbere, ubwo muri ako kajagari abarafunguye, ari mu ijoro. Ku rundi ruhande ipine imwe ivamo ipepu, atarafungura indi. Mpita mbwira wa mumami ntirega nta nubwo ari nge wafashe, ntinarimbiza amakuru nari nyafite. Nariko rero hano hari ribu na polisi, wikwirirwa wirukanga. Aratakamba ngo nukuri uramparira, tuvuye mu nkambi ya Mahama, abandi bavuye i Burundi,
ngo maze igihe ubutumwa ntangaza bubajya mu mutwe bubaserereza bubababaza barivuga ariko bafite passport na murekarengane. Noneho rero ubwo ndababwira inti rero we waje aha nakwiteguye cyane hano wowe umbwiye ngo uri Nyabugogo nge mpamaze hafi isaha yose twari twariye kava rero yo kugufata mugabo rero kw'Imana ishatse kukurokora sindi bukuvume nta na RIB yo mu Rwanda igufashe nta na polisi igufashe uzagwa ku bandi mugabo twebwe turashinganye tugize gute turashinganye ubwo arambwira tuguha amahera ntiwapi arambwira ngo reka nanjye nkizwe mu sengere ntiwapi arambwira ngo n'umwana ntawe intubusi ibintu wavugaga ko umwana wawe ashobora kurwara ari wowe wamukunguriye ese ibintu neva arabizi ngo wapi ngo ariko harimo ababizi bo mu ndongozi zo hejuru ntubuse misiyo yanyu muragenda muvuge ngo iki ngo nukuri turinginze muduharire cyane ngo natwe neva nyine avuga ibibi bya neva avuga amakosa ya neva n'abandi nabo babuze icyo bavuga koko urabona twebwe Kigali indege ziba zigira circulation hejuru drone zigira circulation mu murwa abapolisi hasi muri pick up batambuka cyangwa se ibyo bita pandagare ntabwo ushobora kuvuga ngo iminota ngo 20 10 cyangwa 5 ukeneye ubufasha urabubuze kere kuri mu nzu cyangwa bagukingiranye mu gipangu mwibarabara ukimara we yumvisha ibyo bipirizo rero kubera ko harabona ari nabwiye inti mube mugumyaho ntiburabarashe hejuru baba bakurashe baba bakurashe nuko barashe hejuru kuko twanze ko uhasiga ubuzima ariko unyuru uhagaze hari no umusirikare nyuru uhagaze hari no umupolisi nyuru uhagaze hariya nawe nundi ntirere ntibintu rwose urimo ushobora kuba waje guhiga bikarangira ari wowe ubaye umuhigo ngo fite abana fite umugabo baratakamba ariko koko Imana yari yampaye amakuru ntabyo niriwe mbabwira ariko buno mubyumve n'abandi babyumve ntabwo ari byiza twebwe dutangaza ubutumwa bw'umwimerere butavangiye kandi nagira ngo mbamenyeshe ko neva ravaho sendi de defu de diravaho Tanzania yitangiye inzira isa n'icyobo inzira mbi Tanzania yo yinjiye mu murongo mubi kuri yindi ibyo rero sintinya kubivuga Imana rero irambwira ngo ntimbihorere nimba ari kure byarangiye nyine dutandukanye baragenda nanjye ndagenda ntabwo igeze inyemerera ibindi cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose byanyemereye nibyo ibisigaye byo twavuganye n'ibyo nababwirije ndabigisha uko narishoboye ndanababurira niba bumvise kazi yake batumvise nkota y'Uwiteka izabajya hama rero nahoze nkubwira ko reka nkumvishe aka kavideo ka nyene cyubahiro Sebarundi niturangiza tubandanye tukavugaho ingingo zine zikurikira zigiye gufatwa kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rutuganisha mu gihugu giteye imbere. Ubwa mbere nkuko bitegerezwa tuzobandanya ducungera amahoro n'umutekano. Uzohirahira agashaka kudurumbanya azofatwa nk'umwasi w'igihugu aronke igihano kimubereye. Ubwa kabiri abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo bahanwe barihe ikibiriraho ibyo basahuye kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Ubugira gatatu abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki canke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi biterambere ry'igihugu, abagarariji hanyuma bahanwe
by'akarorero. Ubwa nyuma umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ibyo ari byo byose kubera uburiganya, ibyo twita stock de speculation, cyane ariko aduza ibiciro uko yishakiye, agurisha ibidandazwa ku biciro yishingiye wenyene, yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza. Yihanangirije abisubiramo, abashaka kumuhirika, ashaka gutera kudeta, yababuriye atanga imburi ku bwa kudeta iherutse kurata, ku bwa kudeta iherutse gupfuba, ku bwa kudeta iherutse kunyura ku ruhande. Neva yababuriye s'il vous plaît, yababuriye. Bityo rero uyu munsi wa none ntabwo iyi video nyigaruye kubera iki. Harimo abantu bavuze ngo ntabwo ari byo, ngo ntabwo byari byo, ngo ni ukubeshya, ngo ni ibinyoma by'Abanyarwanda. Ibi niwe wabyivugiye kandi abivuga ashize amanga yemwe. Natwe nk'uko twari twabihanuye twanabitangaje. Buno rero nge nagafashe kugira ngo nkubwire ngo kudeta yarapfubye. Ni nacyo nawe urebe uko yabivuze mu burakari n'umujinya. Ntabwo rero turi buharire, nta nubwo turi bujye impaka z'ibyabaye n'ibigiye kuba, ahubwo nta nubwo ndi kuvuga ngo mpanure unyemere, nta nubwo niba ngo ndiririmbe unyemere, mbwirize unyemere. Hari ubuhanuzi nabemereye, reka dusonge imbere ho gatoya bw'abantu nahoze mvuga bari ku rutonde mbari byo njyamo. Ibisigaye navuga ngo uhoraho aduhana umugisha, kandi nkwifurije kuzabana n'Imana iteka. Yesu Kristo rero uyu mugabo akimara kumenya inkuru ze ko ashobora nawe kugira amaguru mazima. Rega buriya nawe hari amakuru wumvise ko bishoboka. Buriya birashoboka ko wagira amaboko mazima y'umugisha, birashoboka ko wagira intambwe nzima z'umugisha, birashoboka ko n'umutwe waba muzima ndetse n'umubiri wawe wose. Uyu muvandimwe ngo akimara kumva ko hari ibitangaza biri kuba, asaba famiye ye, arababwira ngo ni mumpe ubufasha bwo kuva hano nerekeze muri icyo gisagara numvisemo umuntu witwa nde? Yesu. Uyu mugabo baramuheka, bamugejejeyo basanga haciyemo igihe kirengeje umwaka. Yesu Kristo yaracikanye. Noneho rero ngo arangije we arababwira ati noneho rero abari bamujyanye buriya baranabaze, baravuga bati tumukuye kure tumuhetse mu ngobyi cyangwa mu nderuzo, kuzongera kumusubizayo kuntu yaduhinzeho, kuntu yadushyushyeho ni ikibazo. Banga kumusubizayo. Banze kumusubizayo, umugabo afata icyemezo, afata decision zo kuba yagumaho. Arababwira ati noneho rero uwo narinje kureba ndamubuze, none ko namubonye ni mu njyana ahantu hari urusengero, nzajya asabiriza ibintunga basi. Ntabwo uyu mugabo ntabwo yakize kubera ko byari bisanzwe muri gahunda yuko yizeye ko ari bukire, kuko yarahageze akibaza bene gihugu bahatuye, baramubwira bati umuntu witwa Yesu uje kureba byararangiye rwose, na manda ye n'ibikorwa bye twebwe tumaze kwiyakira, twarabyakiriye, nta kibasha kuboneka muri aka gace, yarapfuye. Noneho uyu mugabo rero yerekeje hariya ku irembo ry'urusengero, nibwo yasabirizaga, ntabwo yongeye gusaba ubuzima, ahubwo akigera ku rusengero yahinduye sisiteme, asaba ibyo kurya by'umubiri, asaba ibyo kunywa by'umubiri. Mu yandi magambo icyifuzo yari afite cyo gukira arakibika, aranakihorera, aranabyihoza. Aravuga nyine atabagizi ba nabi baramwisha, abandi baramukubita, abandi baramubamba, njyewe nahageze nkererewe, tayari byararangiye. Inkuru ibabaje. Ni ukuvuga ariko bikiraho cyangwa se bikimeze uko, kubera yari yarahagurutse mu mutima we, ahaguruka no mu bwenge bwe, ahaguruka no mu bitekerezo bye byo kurondeza no gushakisha umwami Yesu. Ariko uriya mutima mvuga ukuntu Yesu ari igitangaza, uyu mugabo akibitekereza kuza kureba Yesu, Yesu yari muri we. Bataramuheka Yesu yari ari muri we. Ataragera aha hantu Yesu yari ari muri we.
ataratangira gusabiriza Yesu yari ari muri we. Noneho ngo abonye dirizanze niko gufata icyemezo n'umwanzuro kuvuga ngo noneho ko byanze ni muntu bufasha bwo gusabiriza. Nataka unisaidie Kingorongoro, nataka unisaidie chakura, nataka unisaidie mayi. Donc atangira gusabiriza buri kimwe cyose. Abamuhetse bo bari bamaze kurambirwa bati twarakubwiye ntiwumva, twarakubujije ntiwumva, iyo uguma iwanyu bari kukwitaho, hano ntawe uzakwitaho. Iki kimuga Bibiliya ivuga ikimuga ngo Petero na Yohana bahanyuze. Mu izina rya Yesu, Petero na Yohana bahanyuze. Subiyemo ku rugo rwawe, ku buzima bwawe, mu mibereho yawe, Petero na Yohana bahanyuze. Bifite igisobanuro, bifite isiguro. Petero na Yohana banyuze mu maraso yawe, banyuze mu mutima wawe, banyuze mu bibazo byawe, banyuze aho umaze igihe uganyira, aho umaze igihe urira, aho umaze igihe ugorewe, aho umaze igihe wambariye ibara. Abo bagabo bahanyuze. Buno bishushanya Imana Data, Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Bahanyuze ngo barategeka ngo ifeza n'izahabu ntiturabatunzi, mugabe ibyo mu mwuka turatunzi. Simama, stand up, haguruka ugende. Ngo ikirema kinjirana nabo hehe? Mu ishengero bajya guhimbaza Uwiteka Imana. Mungu asifiwe. Haleluya. Uyu munsi wa none wowe ntushobora kwinjira mu iteraniro ryo guhimbaza Imana hari ibyaboshye umutima n'umubiri. Wowe ntushobora kugera hariya ngo ufatikanye n'abandi amateraniro yo kuba wahimbaza unezerewe. Hari ibyamaze kukwiboheraho no kukwizingiraho. Ariko wahagurukanye umutima Imana yari yawubonye. Yesu kugira ngo aho ubushobozi ba Petero kwari ukwanga kw'impumyi isubirira yaho idahawe ubuvuzi. Yo, haleluya, amina. Kwari ukwanga kw'impumyi isubirayo idahawe ubufasha. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu anyura muri aba bagabo arayiyereka. Ngira ngo yaje kubimenya nyuma, cyangwa se n'abantu nubwo batara banabivuga, ariko ntabwo erega Petero na Yohani na Yakobo iki gitangaza bakoze. Iyi mpumyi yari yaracyemerewe, yaragihawe igihe yahagurukaga bayihetse ije kureba Yesu. Ntabwo ushobora kugambirira kuva mu rugo rwawe ugiye kurondera Imana ngo ize kukwiyereka nawe uyiyereke mugeza aho mugiye. Oya, ukibigambirira gukora ibyiza, ukigambirira kujya gusenga, ukigambirira umurimo w'Imana, ukigambirira ineza. Bibiliya ivuga ngo ndi Imana itareba nk'abantu, ngo narebye umutima wa Dawidi ndawishimira. Uwiteka yarebye umutima w'iki kimuga, awureba urugendo rutaratangura. Amaze kuwitegereza areba inzara n'inyota gifite. Yesu rero wakora no ku giti ugakira. Yesu ibyo kuvuga ngo nturi kumubona, nturi kumwumva, ese mu mutima wawe harimo Pentekoste yo kwakira ubuvuzi buteye imbere, kwakira umugisha uza kugeza mu ijuru, kwakira ubufasha budasanzwe butanzwe n'amaboko ya Kristo? Ngira ngo uri kuntahura cyangwa se uri kubitahura. Uyu munsi wa none dufite ingorane yo kugwa tugwishijwe n'abantu, yo gucika intege, abantu baduciye intege. Mu busanzwe mu mibereho yacu n'ubuzima bwa misi yose, Bibiliya ivuga ngo tugomba kwizera tudashidikanya ibyo twabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. None nkubaze, abamuhetse basubiyeyo baramuta, barabonaga. Abahamugejeje ntabwo bagumanye nawe. Kenshi na kenshi usabiriza iyo ari kumwe n'uri muzima agira isoni, urwaye akaba ari we uba proud y'ibyo ari gukora. Izi mpumyi cyangwa se iki kimuga cyangwa se iki kirema cyo nta kibazo cyari gifite, ariko cyizeye kidafite ubushobozi. Cyizerera amaguru mu kumugara hamugaye amagufa, hamugara imitsi, hamugara imisokoro, hamugara
n'amaraso, hamugara n'amazi bigize umubiri, ariko umutima we ntiwamugara, ariko ubwenge bwe ntibwamugara, ariko ubuzima bwe bwari bwaramugaye. Nagira ngo nkumenyeshe ko shetani cyangwa se dayimoni cyangwa se abarozi bashobora kukwica, bashobora kukumugaza, bashobora no kukwangiza pe. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, wasayiri utukufu mirere. Iyi mpumyi, iki kirema, iki kimuga cyari gifite ikibazo cyo mu mubiri, ariko ibitekerezo ari bizima, ubwenge ari buzima, amatwi ari mazima, amaso ari mazima, ibyo bintu byose byari bizima. Ngo kirangije kiyumvamo ko hari umukiza, kiyumvamo ko hari umutabazi, kiyumvamo ko hari ubushobozi, kirabyigana. Kigeze kuri tere gisanga Yesu amaze kwigira, kiravuga iti ntacyo, reka njye gusaba iby'umubiri. Intambwe nasabwaga gutera, ayo narifite, ibyo narishoboye nibi. Haleluya. Jambo ry'Imana yanjye jyewe sinzoriheba, jambo jyewe sinzoriheba, jambo ry'Imana yanjye jyewe sinzoriheba. Wangiriye neza, tumeze nk'abantu, wangiriye neza, ntukora nk'abantu, wangiriye neza, ntuvuga nk'abantu, wangiriye neza. Iyi mpumyi, iki kimuga kimare, Petero na Yohani na Yakobo baragihagurutse, kinjirana nabo gihimbaza Imana. Inzozi yagiraga kera cyari cyararose kiba kizima, ijwi yari yarumvise ari kugenda, iyereko yari yaragize arimo atazira Imana, ndetse ibintu yari yaragiye ahanurirwa, cyangwa ibintu yari yarabwiwe n'abapagani bamubwira bati nyamara. Ibyo ari byo byose nyina yaramubyaye, aravuga ati birarangiye. Ise wateye inda ati birarangiye. Abaje guterura umwana bati ni mwihangane, abashungereye n'abahageze bose bati ni mwihangane. Burya nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta kure cyane Imana itageza umuntu. Ako ka mwanya biba birasohoye, bimaze gusohora nawe aba muzima. Ndagira ngo nguhamirize ko nawe biriya byose warose, wahanuriwe, wabwiwe, weretswe, wasabye, ni ukuri ukaburira ubufasha. Nubwo Yesu atakigenda n'amaguru ngo muhurire Yuda, Samariya n'ahandi hatandukanye, Yesu ari mu kazi. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu ijambo rye Yesu aracyafite 7,000 bitapfukamiye Bayali, kandi umutima wawe niwo Yesu atangiriramo gutabara ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kandi urugendo rw'umutima wawe nirwo rushobora gutabara imibereho yawe n'iy'abandi. N'ubu tuvuga n'iyi minsi turimo, nta muntu wagize ibyiringiro ngo bimukoze isoni. Oyaye, wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Iki kirema Imana ishimwe, barozi bamugaje umubiri wawe, barozi baguteza ubuke,
cyangwa nawe bizanana n'iyo utazi, cyangwa se ugwa mu manga n'ibibazo byinshi utazi. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, cyangwa se unyura hariya na hariya vrema. Mugabo nagira ngo nkumenyeshe ko niba ubwenge bwawe bukiri buzima n'umutima wawe ukaba muzima, nubwo amagara yawe yangiritse, nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite indambara, nubwo uri impunzi utari i Burundi, nubwo waba muri prison, ubwenge bwawe n'umutima wawe n'amatwi yawe n'amaso biracyakora. Biracyakora. Ibi rero biguma byoroha. Icyo Imana yavuze iragikora, kandi icyo yagambiriye no kugisohoza iragisohoza. Habwikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, n'uyu munsi urabiyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, bidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi, naramanutse ngikuzimu, nkeneye kuza kungwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi, naramanutse ngikuzimu, nkeneye kuza kungwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, bidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Umwami Yesu ashimwe cyane. Turi mu kwezi kwa 11. Ndagusabira umuhanuzi Petero anyuraho hantu uri wagorewe. Ndagusabira umuhanuzi Yohani, ndagusabira umuhanuzi Yakobo. Ubwo butatu butagatifu bushike mu magara yawe, bishike mu cyifuzo wari ufite, bishike aho wari ufise ingwano. Kere boshe zerederebo. Ubu butatu butagatifu uhoraho kwitamururi. Tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka mwenye giti cyaye, tutaimba ozana. Aba bagabo batatu nawe wicaye ahantu bategereje, koko utegereje ibyo mu nzozi ko bisohora. Uwo ni Petero, utegereje ibyo mu ijwi ko bisohora. Uwo ni Yohana, utegerejwe ubuvugishwa ko busohora. Uwo ni Yakobo. Nagira ngo nguhumurize kandi kumenyeshe ko ibi ni ibyiringiro bidakoze isoni. Rero iby'imyaka wageragerejwemo, iby'imyaka bagutaye igihe watakaje, ntabwo ibyiringiro wagize byari bishingiye mu kuri. Nubwo abantu babigwanyije, nubwo abantu batagutahura, nubwo abantu batakumva, nubwo wiswe umusazi. Haleluya! Nubwo wiswe umusazi cyangwa umunyabyaha, cyangwa ukitwa injiji, cyangwa ikirofu, cyangwa ikigugu, mugabo kagabo gahimba kandi kataraza. Nagira ngo nkumenyeshe ko Uwiteka aritamuruye ku buzima bwawe. Dore inkuru nziza, iki kimuga cyashubije iyo cyaturutse. Icyambere, ntabwo iki kimuga ntabwo yari umuntu wo muri iyi karitsiye, sinaho avuka, yari yaraje aturuka kure. No kuvuga rero iki kimuga cyaje gusubira yari kizima. Abantu barakibaza batese Yesu ko yari yarapfuye, ko tuzi ko neza twagusizeyo byanze, byagenze gute?
Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Abakubwira ko Yesu yapfuye n'ubwenge bubabwira ko yapfuye, ariko Yesu ni muzima kuba mwizeye. Abakubwira ko Yesu atagikora mu nshingano ze, Yesu ari gukora. Bimwe biguca intege ngo wamubuze, wagiye mu butayu uramubura, ujya mu mazi uramubura, mu rusengero wamubuze, mu cyumba cy'amasengesho no mu bakozi b'Imana wamubuze. Birashoboka, biranashyika, mugabo Yesu ni muzima. Ni naho soreje nkubwira ngo Yesu ni muzima. Uko uyu yamubonye nawe ni kuri bumubone mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri umugabo udatetereza abamwisunga. Ijambo ryawe ni rizima n'inkota ityaye amugi yombi. Umuntu uryumva akaryizera bimubera uko yizera, kandi uryumva agasohoza ibyayo nawe usohoza ibyayo. Yego, ni intambwe y'umutima udusabye, natwe turayiteye tukwizeye. Ndagushimiye igitangaza wakoze cyo kurokora umubiri wacu n'ubugingo bwacu. Ndagushimiye ko watubonye tugitangira mu mitima yacu tugambirira ibyiza, twifuza ibyiza. Sariyuti geshi wa mageshi na kushukuru mirere daima, haleluya. Rero ku Mbabazi TV gatatu twifatikanyirije hamwe tugusaba kwa 11 uzadusohoreza amasezerano, uzaduha umugisha wo kwishyurwa, uzaduha umugisha wo guhirwa, abantu bazagendera iburyo, babibira iburyo, basarurira iburyo, abantu bazakira indwara, abantu bazabona agakiza, abantu bazabona amafaranga, abantu bazagira ingendo z'umugisha mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, abantu bazabone imirimo n'ibitangazo bakoreye. Papa, turagushimiye kutanegurizwa izuru, haleluya. Turagushimiye kutitiranya amazina, amen. Turagushimiye, cyubahiro ni cyawe Mwana, mu isi no mu ijuru. Rero nta uhwanye nawe, uha umugisha umuntu wese ugutegeye ugutwi ku Mbabazi TV gatatu, amen.